abajama batinze ariko bari gutubuhiriza naho umva gato ejo bundi sinzi umutipe wabivuze arabivuga neza aravuga ati iyi match kara gakipe nitakubita ibitego 173 mu masegonda 7. Oh no aho ngaho uri kubesha 170 na 70 mu masegonda 7 negereje mazi barya baryara. Oh no bagireka nago uko wamukina na kajezi kagakabutura niba buri umukinnyi bongeramo niteguye kujyamo. Oh no ariko uri gukabya hari jewe mwumva ikibazo gipe nta nubwo ari uwa mbere mu bafana yarangiza ngo sha oya rega burangiye nashimiye ikipe y'umusaza arabari 10 arabari gutanga umupira bamwita uwa 20 uwa 20 oya ndawubagara uwa 34 no mu bafana ntabwo baba bari gusefura bari kuza akari kurabeshya izo ni ingereri zikuri mu matwi ahubwo mureke babwiza ukuri mureke babwiye kubasaba nimuzongere guhubuka ngo muze mbere y'amazi ugomba kujya mu so y'umujama wanshuti kamanyo no muri kumureba hanga ko twaje twenyine kureba umupira umuntu yamanshuti nose ndikimwe no kurya naje mu kibuga ngakina unywa itabi naje nawe y'urwagwa iratangira se ryaro irarangira cyane atangiye ariko birashoboka kugena bareba burije mwa kugena igihe match burangirire mani ni mubireka marakina 12 mani je hari umujama kujya kumurira kamwe muri ejo bundi tuzajye kureba match izaba irimo Kanyombya na Papa Safi football ya Dani bazakina bambaye amakobo nawe iyo match nagwiye Kanyombya na Papa Safi agabesha mani usiko ndimba tuzabaro usiko babisengera abo nzaba ndimo uri umustar ndi kuvuga y'abastar Kanyombya mbese nge sindi umustar ubusengera urabona noro izina rye njewe ni mu mudugudu wacu ninjye mustar se wumva ubwo suri mubesha ninjye mustar wa mbere mu murenge kubikubwira abandimba arebye abantu bakutse amenyo bose ngo bazakina ubusa ateye umutwe hakava miliyoni. Oh no akaga karagwira ko nta n'abantu benshi bari bahagera we nta n'abantu bahari tu hene mana bampaye agapfuna ubwo nakarabizi ariko ndi kubona abantu bari imbere gito aho nabo se baje mu gufata inuzu duhenera hene zizafata benshi ziri zarikora ova izi hene ndababwiye ziragakora nizere ko namwe ndabizi neza ko ari mwaje gufata ihene imfashanyo y'amapaki uduhene nje bambaye kakandi gapfuna cyangwa kakandi karwaye kipfisha cyangwa se gakorora kigira ibiti nge nahita mwicupwa nahita nkarya uri kumva mutuze dufate naho zaziga imfashanyo neza batindi mwese muri abatindi nkani nako se muri abatindi turavuga ihene umva man hano twaje kureba match nubwo abakinnyi batari bazi reka wana urareba urukweto nambaye abatindi umva man urareba urukweto nambaye urunguru urarubona urareba iyi kabutura nambaye warangiza ukavuga ngo usura abatindi muhame hamwe ihene azi ko abantu ari abaginga wana bose ntago baje gufata imfashanyora kibwira ariko oya ntago ntabyemera nizere ko nabari abatindi ariko nabatindi ariko abatindi baragaragara izi hene zizagakora niba waje kureba ihene twaje kureba umupira dore nkakuru ndi kukureba iyi kabutura niba uri agatindi n'udufate urukatuza amafaranga rugura mani ibyo byenyine amafaranga naruguze yagura ihene nyine nareke ariko si byo byose ni byinshi twaje muri match ntago twaje ibyo by'ihene n'ibyo kuvuga ngo abatindi none se mutamura abatindi ahangaha mwicaye harasakaye ikibuga cyose uri kubona yasakaye ari he ubundi se kintu kibugo cyose asakaye urabona siriya zidasakaye nasakaye ziri mu kibuga muhame hamwe dufate amapaki urabona iri ari stade man utabize kwa niyo mpamvu abatindi bagira amagambo menshi uyu nawe kuyafitera nizere ko iryo jambo naryo rikuye mu kanwa ntabwo rivuye ku mutima match nzayireba ubutaha ako ntagera kanira nanjye bari ni wansega
uyasigara ari kureba match namwe mwari abatindi usibye gushaka kwihagarara namwe muri abatindi namwe mugafata itungo mugafata amatungo ya Kagame uri kumva mugafata umva ariko aya matungo azarikora aya mapaki umva ndakubwiye ariko se ubundi ariko rero nubwo nshatse kuburana cyane sinzi tu ngeze saa 12 n'igice nabo ngabo baraje kura match baritahiye batarazana amatungo ubwo se aya matungo azazara ariko ndabyibutse neza ejo na veterinary yarampamagaye yambwiye ko azaza kwa gatatu sibye guhubuka kwanjye kana ariko rero ni nabyo ariko se ubundi abantu bafashwa karabo mu cyiciro cya mbere wakivira mu cyiciro cya mbere nkigira mu cyiciro cya 8 kandi cyamfasha ariko nta kibazo ndajya mu cyiciro cya kabiri ariko zibora kwa gatatu ngomba kurirara kare mu gitondo mu yarubika ngomba kuba mpari ibitungo